Hello guys, mumeze mute? Nanjye mumeze neza. Aho nari nageze Igisenyi, aho nari ndi kurya show n'umushuti wanjye wamubonye umva mba nabyinnye byacitse, mba nishimye ntabwo mwabyumva. Aho rero nari nicaye ngo bamfate agafoto Mr. Nsoma ku cyo kunywa umva ntabwo manuje. Ubwo rero twagiye na show, ubwo uyu munsi tugiye gutaha. Nahise mvuga ngo niba nkubita udufoto twinshi nambaye pelike. Aho nari ndi kwifotoza rero kuko umunsi w'ejo twari twishimye pe. Ubwo rero uyu munsi wari umunsi wo kwifotoza nambaye pelike. Hareba ukuntu imezeho guys, murabona bimeze gute? Pelike murabona imbereye iki kigofero cyanjye cyangwa n'ibyandi byanjye byo kwiyemeza nkapfa gushyiraho ibintu byose ku gipara cyanjye. Rwose numvaga nta kintu kintwaye, ariko abantu turi kumwe baranserereje biba ngombwa ko njya kugura pelike yo kuzambara nkabacecekesha, ariko byarangiye n'ubundi nyikuyemo nkajya nigendera n'igipara cyanjye. Umva ngomba kubibamenyereza kandi bakabimenyera. Hano hantu rero twari turisha, umva hari heza, hari amafoto. Ubwo rero hano ni njye uri kwirukanka kugira ngo ndebe neza ko baza kunkubita agafoto nkatanga afite akavideyo, namwe nkabona ibintu ndi buze kubaha. Gusa guys, no kuri abantu bose mutarakora subscribe, please mushyigikire, no kuri dufatanye. Ndabakunda rero. Ibindi aya yose ni amafoto, ibyo mugenda mubona byose ni amafoto nagendaga nifotoza ahantu hagiye hatandukanye, nabivanze ariko nyine muraza kubirya uko bigabuye, nuko nguko nagiye mbipanga gutyo kugira ngo bitaza kubarambira. Navanze ayo ufite pelike nayo nayifite, ubwo nyine nagira ngo bitaza kubazonga, kubera nyine ibintu byo kureba ibintu birebire hari ukuntu bibangama nyine gukomeza ureba ikintu kimwe kidahinduka. Ariko nagiye mbavangiramo kuko ntabwo ndatangira gukora amavideo manini ngo ngende mbereka ahantu hagiye hatandukanye, ariko uko tuzagenda tubana nzagenda mbyiga kandi nzagenda mbimenya, mbahe ibintu byiza. Ubwo rero mwanyandikira muri comment mukambwira icyo nazongeramo mu yindi video nzakora, noneho n'ibintu nzaza ngenda mbereka bigiye bitandukanye. Kandi mukomeze mumpe inama zanyu, ndazikeneye rwose. Comment please, mva mumbwire ko mubyumva. Ese ibi bintu tubikomeze cyangwa ibi bintu tubirekere ba nyirabyo? Umva ubwo nayo ngayo ni amafoto y'umukobwa wanjye rwose ari aho yaraye, ngenda niyerekana nifotoza. Tugiye kugera ku gipara guys, mumbwire iki gipara murabona kimeze gute? Mana, noneho iki gipara niyo mbyutse ubona utamenye ibyo ari byo ariko nyine umusatsi uzakura kandi muzabimenyera, maze mubone ibintu bisanzwe. Ku bantu banzi barabizi ko ntabwo nkunda umusatsi pe, gutereka n'ibintu biba byanunguye cyane rwose. Ubwo rero ngibyo bihe nagiriye Igisenyi, aya niyo mafoto nabashe kwifotoza. Aho nabashe gutemberaho biragoye kubera kugenda ufotora ahantu wenda wagiye ujya haba akenshi ni nijoro n'iki, ntabwo amafoto aza ameze neza. Niyo mpamvu rero muri bubone ndi bugende mbereka ibintu by'amafoto nagiye nifotoza, gusa mutari bubone wenda aho twagiye kubyina n'iki. Byo biba bigoye nyine kubera urumuri ruba rutari rwinshi, ntabwo
ntago ntekereza ko byaza bisa neza ku gipara cyanjye. Rero mwambonye guys, rero ndabakunda, mwakoze cyane kubana nanjye, kandi n'ukuri ndabinginze mukomeze mushyigikire, mumbe hafi, ibintu ndi gukora bigende bimera neza, kubera ko nta bandi bifite bantera imbaraga atari mwebwe. Rero ndabinginze mumfashe, dufatanye, munshyigikire, kugira ngo nyine nzakomeze mbagezeho n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Wenda sindatangira gukora ibiganiro, sindatangira kubona abantu tuganira ngo tugire ibyo tubagezaho, ariko bizagenda biza n'ibindi bizaza. Ubwo rero mwakoze cyane, ni ukuri mukomeze mushyigikire, kandi ndabashimiye rwose. naho tugeze ntabwo nyine nabyiyumvishaga ko turacyari bake, ariko ibintu bizagenda neza, ndabizi neza ko nzabona n'abandi bagenda baza bakanshyigikira. Sawa rero, ndabakunda, bye. ubwo ibindi naho mu yindi video, bye.